kibuga rero nk'uko mubibona uyu ni boss wacu nako ni Bisido imodoka twigiramo n'iriya murayizi barahita bayibona murayizi kurusha uko twebwe tunayizi kuko muhora muyibona ikintu nababwira namwe muze tubigishe ni muri kora rimwe ukora rimwe urumva ubundi bazabimenya ugiye ku kizami ngiye ku kizami nzahita ntsinda bro nzahita mbazanira perime nyibereke murabona navuye mu rugo nyine bisanzwe nimere nk'umuntu n'ubundi ujya ahantu wasanzwe ubundi ntabwo bisanzwe ko nambara nabigurika ariko mu ndebe ukuntu boss yambaye nanjye ni ibisanzwe kunsanze mu kazi se unsanze mu kazi uje mu kazi ngende mu kazi ahubwo reka uriya munyeshuri avemo uhita ujyamo turebe bimwe twakwigishije ejo bundi ko ari byo ukibyibuka ndabyibuka mani uramenya utakongera gutwika disiki uzi ko ufata umuriro nkajya ngo narayitwite aho kumenya ko bwari ubwa mbere ahubwo se ni uwuhe munyeshuri nabonye muri komenti bavuga ngo icyo ni icyokezo ngucanye ibiki nuko ni uwuhe munyeshuri wabonye ushobora kwiga akanya gatoya noneho agatwara erekana abantu bigira iwacu ukuntu baca mu bizamini yego mu kizami biba bimeze neza njyewe nubwo mbanje kwiga ncyabona no kubamamariza kuko ni abantu beza bigisha mu gihe gito uyu nawe ni umwe mu bantu binjiye mu kona bwa mbere muraza kumbona mubona nyicaye kuri vola niko bimeze guys muraza kuba mubireba nubwo ngira ngo burije muri kubibona ko bwije mutaburije umuntu uri kudukamera ni motari nta mukameramani ngira mwanabonye ko video ya mbere nari ndi kwikamera bitewe n'uko njye ntabwo njya ninjiza abantu benshi mu buzima bwanjye ni nka diaspora ajya atinya njyewe ntabwo umuntu ukize kuri kamera cyakoze iyo turi muri action ni action ariko kuzana twa tuntu twawe wiki ntabwo njya nukunda reka turebe ukuntu no munyeshuri agiye guca muri iri kona n'ubwa mbere yinjiye mu modoka urareba ko tuba dufite assistant nyine arimo aragenda amuyobora umuntu wigisha uyu bereke murebe reba bereke wow ubundi moto wajya ukamera neza ubu si bwije baracyatureba reka ntabwo bari kutureba urabeshya ambirebere kuri bose birashoboka bari kutureba uko byagenda kose nabo barabona ko ikirere aya masaha ni amasaha meza y'amafu abakozi baba bavuye mu kazi iyo uvuye mu kazi uhita uvuga ngo reka nyarukire ku kibuga niyihugure nimba afite ikizamini ndebe ko bimwe tica yanyigishije ku mafaranga noneho makeya cyane rwose baze muri ni box tubabwira ibiciro sibyo andika kuri hano muri comment umwe ngo ndashaka kwiga imodoka numara ujye no ku nkoranyambaga za Bisido hanyuma uyu ni uwo bita assistant iyo ngiye nahari uyu mwarimu aba ahari mwamubonye nawe urahari amakuru wowe se ushinzwe iki muri iki kibuga cyigisha imodoka nawe ni umwarimu welcome guys ubwo rero mujye mutubwira hanyuma musure inkoranyambaga zose za Bisido hanyuma muze tubigishe tube dukatinze cyangwa dukatinge kugira ngo n'ubundi ariko shabo ushobora kuba buri kwira umva burije ariko aya niyo masaha meza yo kwiga nayo masaha meza ubundi abakire bavuye hehe mu kazi ubu Joyeuse wanjye ahise ava mu kazi araje ngo anagiye kwihugura akazi turagatumika ariko buriya ndabona abantu benshi baba bashaka kwamamaza nibyo buri muntu aba ashaka kugira gute abashaka gutera imbere maze njyewe nabonaga abantu bari kwiga imodoka nkagira ngo tuno tuntu tuba twegeranye yego ko ahangaha nyine ni ukuvuga ngo nicyo kizamini cya mbere Joyeuse uzabanza gucamo ukimara gusinya ko winjiye mu kizamini urabanza ugaca mu ikona wava mu ikona ukajya hariya ku biti kuri parikingi iyo uvuye muri parikingi ubikoze neza kuri ya foromire mwarimu yaguhaye uhita noneho ujya mu cyo bita sirikirasiyo baba bagira ngo barebe bimwe wize muri provisoire se ukurikirana gute ibimenyetso byo mu muhanda abapolisi cyangwa se bamwe mu bantu basimbura ibimenyetso byo mu muhanda ese
baba bakeneye kumenya ese uzi iki mu bintu umaze iminsi wiga. Niyo mpamvu ujya muri sirikirasiyo bakareba ukuntu utwara neza imodoka, ubundi iyo uyivuyemo uhita ujya hariya bahita T-cross, uraza ugateraho buryo ki uzaparika muri parikingi yawe neza, urumva utereho, numara guteraho icyo kizamini iyo ukirangije cya sirikirasiyo uhita noneho ujya uhita ujya mu cyo bita demarage. Ni hahandi uzahagarika imodoka yawe ku gasongero ka metero 10 kazamuka nyine ku buhaname, kugira ngo barebe ese imodoka ntizagusubirana inyuma, urumva. Oya, icyo gihe ubutsinzwe. Kirazira, ntabwo imodoka igomba gusubira inyuma. Nimba umuntu uza umupolisi aguhagaritse gutya, uhita umanuka wayisetinzemo hagati na hagati, muntu uza mu mahanuza muri aya makona ukahita uyimanura. Ushobora no kuyinyuramo gutya, nabwo nzagenda binyuramo. Oya, ni ukuvuga ngo kuri demarage nawe icyo kizamini tuzakikwereka, nuko ubu turimo turahera kuri ibi bizamini byo mu kibuga. Kuri demarage naho bimeze nk'uko ujya ku buhaname bw'ubutumburuke, ubundi warangiza ugafata akariro gakeya na amburiyaje. Icyo gihe imodoka irahagarara iyo wayiregeye neza. Ariko ndabona abantu bacu bari gutira kandi buri si twebwe se tugezweho. Reka niyi se agiye gutera ku ikona duhite tujyamo. Yego, Na- sawa rero reka dukatingeho gatoya turabereka noneho Joyeuse yageze mu modoka. Ewana, ibintu nzagenda mbimenya rero guys, nanjye byatangiye mfite ubwoba, ubundi ikintu cya mbere mfite bwari ubwoba, ariko ndashimira. Oya, imodoka noneho itandukanye n'igare, iyo ihagaze ku mapine abiri ntabwo iba yatemba. Ane nako ni amapine ane, ntabwo ari igare ry'amapine abiri. Ndashimira noneho abantu munyigisha, mwanyitayeho, mwanyigishije gutinyuka. Uribuka ko naje kwiga mfite ubwoba, ubwoba bwari bwandenze, nanjye numva nazi ko biri bugende. Gusa ndashima Imana, ewana byagenze neza. Namwe muze mutugane, sacinga inkoranyambaga za Bisido zose, cyangwa se ugende kuri Google Chrome usacinge Bisido ya application tujya twamamaza. Hanyuma nawe utugane wigishwe natwe. Nagiye mbona abantu benshi babimbaza, ariko muri make uzajya uhamagara nimero tuba twasizeho. Yebana, nicyo gihe cyo kuba mature enough muri ariko abantu baragushimiye ngo Joyeuse muri kumugira Joyeuse. Oya, ariko nibyo, kuko nimba umuntu muri kumwe ugomba ariko mwabantu mwe niba mwamuzi ukuntu buriya ni ukuvuga ngo iyo uri umubosi lazima n'abandi muri kumwe bagomba kuba ababosi. Umuntu agusiga amavuta, ntabwo nabanze akantu ngo mwihamane. Niyo mpamvu tugiye gukora ibintu giye bizanshimisha mbonye iyi perime uyikuyemo. Ni ukuri kandi ni iby'agaciro Joyeuse. Amen. So guys, ndabashimiye ko mwabanye natwe. Part 3 nzabereka ntwaye imodoka, murabona ko bwije na ha part 3. Guys, bye, ndabakunda.